mu kintu gisa n'umutego bateze Johnson Busingye barabwiye ngo turaza guhura muri The Travelers Club iherereye London. Iyi club ahantiri ngenda ndagira ngo nyibabwireho gatoya nahantu iyi club ahantiri bari bayizo cyane nahantu ushobora gutwara uramutse utwaye V8 ushobora kugenda mu gihe gibura cy'iminota 5 uvuye kuri Ambasade y'u Rwanda. Byari byoroshye kuri ambasaderi guhita mva ari ahantu heza cyangwa se hafi atavuga ati nzinyabya tuze duhure tuganire. Busingye yararebye nawe areba yenda kuri yenda yarakaza ku kabari cyangwa se ntiyaranakazi aravuga ati aho ngaho nzahaza kuko abonaga yenda ari hafi cyane kandi akaba ari akabari cyangwa se akaba ari ahantu heza kandi hanafite umutekano. Ariko igobye byari ririmo nirihe muri aka kabari ka Travelers ntabwo umuntu yemerewe kwinjira na telefone ifunguye. Ushobora kuyinjirana ariko telefone yawe ibizimije. Icya kabiri bagira kumba gatoya abantu kaba karimo amatelefone rusange yuramutse ushatse guhamagara niho uhamagarira. Ikindi abagore bazamo ariko baza nk'abashyitsi nta nama z'abagore zijya ziberamo. Ikindi cyagase muri ako kabari nta muntu uri hasi y'imyaka 14 wemerewe kwinjiramo. Nta tabi inzoga zo ziremewe. N'ahantu batatu bahamagarira hari muri parking hari muri icyo cyumba akumba bakoze bita ngo ni phone booth akaba no kuri reception yenda uhageze ushobora guhamagara ushobora gukoresha telefone yawe ariko mu ndani nta telefone ikorerwa ihamagarirwamo. Ibyo rero Busingye ashobora kuba yarabitekereje akavuga ati ibyo byose hari niko gahunda ziba zimeze ariko ntatekereze ko cyangwa se ntibuke ko abantu bafite umutima cyese bapanze ibintu bo by'ukuntu bari buze kwinjirana utwuma dufata amajwi bashaka kuganira na Busingye kugira ngo baze kumugwishamo cyangwa se baze yenda umuntu atamenye n'impamvu babikoze. Ntekereza ko hidden camera ari nayo yashyizwe kuri ambasaderi Busingye akavuga ibintu batari yiteze atazi neza ko bari kumrecordinga nabo binjije kamera binjiye muri icyo cyumba muri kamera mu buryo bw'ibanga kuko abo bantu umutekano buri aho ngaho baze neza ko abantu bose bazaye amategeko ndetse nta n'umwongereza ushobora gutinyuka kwinjiza kamera cyangwa se icyuma gifata amajwi muri ibyo byumba bari bagiye guramo na Johnson Busingye. Noneho baje gufata bakazajya bajya ku muryango izo muzaje kwifata zikazajya aho UNHCR rikorera kugira ngo zivuga ko zishaka gutaha mu buryo zavuga ko zishaka gutaha ko zirambiye kuba ziri mu nkambi ya Kiziba. Icyo gihe haje kubaho inama ya UNHCR ndetse na guverinoma y'u Rwanda basaba ko izo mpunzi zisubira mu nkambi ikibazo cyazo kikitabwaho. Ariko impunzi ziravuga ziti ntabwo dusubirayo turagenda ruko mumaze kudukemurira ikibazo. UN nayo ikavuga iti ntabwo turi wakemurira ikibazo mukiri hano kuri office zacu ahubwo ni mujye mu nkambi kuko bari baje muri Karongi mu mujyi wa Karongi aho UN ikorera kuri HCR. Ari byo ngiye kubaho ubwino bw'ibi bintu uko ibintu byagenze cyangwa se byagenze bite. Reka nongere mbifurize byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu buryo bugiye butandukanye mbashimira mu by'ukuri kubw'umusanzu mugenda mudoha. Uyu munsi tumaze kuba umuryango mugari cyane tumaze kwaguka tumaze kugera ku bantu bagera mu bihumbi hafi 14 birengaho turi hafi 15 mu gihe kigeze mu byumweru bibiri gusa. Mu by'ukuri ni ikintu cyo kwishimira ni ikintu cyo gushimira ndetse ni ikintu cyo kubashimira mwe bwanyu mwabashije gutuma tugera kuri ibi bintu. Ariko urugendo ruracyakomeje nawe niba ari bwo hageze ushobora gukanda kuri ako kajambo kahoza ari umutuku ubu ngubu kabaye umukara ugakanda kuri subscribe kugira ngo ube umuryango mugari muri KAME TV Rwanda. Ngewe amazina yanjye ni Chris KAME. Mwabonye ko twahinduye ibirango yaba logo yaba bana yaba introduction so biriya twari twabikoze hari abambwiye ngo yende bya mbere nibyo byari byiza ariko turabona ko dukoresha platforms zitari zacu dukoresha ibirango bitari byacu nako imbuga nkoranyambaga zitari zacu so habaho rero ibintu bitango ni na copyrights. Biriya twakoreshaga ntago byari byacu mu by'ukuri twari twabidownloadings ahantu natwe turabikoresha bo bishobora kuba byazagira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu gihe kizaza. So turavuga tuti ni byiza ko twakora ibyacu dushaka umuntu adukorera ibyacu ari nabyo muri kubona uyu munsi ari byo bizahoraho iteka ryose kuri ibingibi nibyo birango bya KAME TV Rwanda. Biriya byari uburyo bwo kwifashisha nk'uburyo twari tugitangira nababwiye ko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi ni ibintu rero twifashishaga mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo dusonge cyangwa se dutere imbere mu buryo ubwo aribwo bwose.
So uyu munsi ikiganiro ndi gukora mu masaha akuze cyane, ndi kugikora hafi mu masaha 5 z'ijoro saa 6 mu masaha ya Kigali. Nuko rakora amakuru yiriwe acicikana, ndavuga nti byari byose rekanya shakeho amakuru kugira ngo nze kuyageza ku bankurikira cyangwa se ku banyarwanda, nayatoje mu buryo bufatika cyangwa se mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se mbaho ubwino bw'amakuru. Niyo mpamvu yenda mubona hari ukuntu ishusho ridasamo neza cyane muri writing n'iki arimo bintu mubona bushakinga, nuko ari ninjoro nyine. Ariko muratwihanganira. Icyambere yenda sa amashusho nubwo nawe tuzagenda tuyitaho, ahubwo icyambere yenda na makuru cyangwa se nibyo umuntu abagiye kubabwira, byo tuba tugiye kubaganiriza. Mwumvise ku bintu bya koroje imbuga zitandukanye byanditswe n'amakuru The Guardian, bavuga kuri Ambasaderi Busingye Johnson. Bivuga ko Ambasaderi Busingye Johnson ngo aganire n'abantu ndetse akavuga ibintu bigiye bitandukanye, avuga kubijyanye no kuraswa kw'impunzi z'abanyekongo zarasiwe mu karere ka Karongi. Bongera avuga nanone kubijyanye n'abimukira na gahunda ya leta y'u Rwanda ifitanye na leta y'Ubwongereza kugira ngo abimukira baza mu buryo butemewe n'amategeko bakaza mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo bazanwe mu Rwanda kuri amasezerano, ndetse anafite agaciro k'amafaranga menshi yagiye anarikorosa cyane, bikajya mu nkiko bikagira gute. Ko yabivuzeho akavuga ko ngo bakwiye kureba bakiga ku bintu cyane, ngo kuko yenda kubazana mu Rwanda ngo atari icyemezo kirambye, atari igisubizo kirambye, ahubwo bashaka gushaka ikindi gisubizo mu buryo burambye. Ndetse avuga ko ngo no kuba nibivuga ko polisi y'u Rwanda yarashimwe impunzi z'abanyekongo zari mu nkambi ya Kibira, ngo ari ibintu ngo ari ibintu byabaye nyine, ngo kuko ngo no mu Bwongereza ngo barasabana. Ariko ni ibintu mutamenya ngo se byabaye gute cyangwa se byagenze bite, ari nabyo ngiye kubazaniraho ubwino, ari byo ngiye kubaho ubwino bw'ibi bintu, uko ibintu byagenze cyangwa se byagenze bite. Habanje kubaho email, ubundi biraza kunsaba ko aya mazina mugenda muyandika ahantu, biraza kunsaba ko aya mazina mugenda muyandika ahantu. Nanjye byansabye kubera ko gucukumbuza urumva amazina yandi dafata mu mutwe, byansabye ko ngenda nyandika ahantu gatoya. Turaza kubonamo umugabo witwa Terence Phone Saunders. Uyu mugabo afite ikigo bita Colgate. Uyu mugabo ni umupiyara, akora ibikorwa bijyanye n'ubupiyara mu buryo butandukanye, cyangwa se agenda avuga. PR ni public relations, hari uburyo agenda yunga ibigo n'ibindi, ari nabwo hari abantu bamukoresheje kugira ngo ahure na Johnson Busingye. Hari inkuru yanditswe mu Gihe ndetse yandikwa no kuri Bwiza, ariko yashyizwe hanze n'ikinyamakuru The Guardian. Ikinyamakuru The Guardian ndagira ngo mbabwire ko aricyo kivugana na minister wari ubutegetsi bw'igihugu na minister w'ubutabera muri 2013. Uwo minister akavuga ngo icyo gihe harimo gutegurwa uburyo ki mu Rwanda azanirwa itegeko nshinga kugira ngo abaturage kugira ngo nyakubahwa azongere yamamarize indi manda. Icyo gihe hari bagomba kurindira muri 2015, ariko biri mu mvugo biri gutekerezwa. Bahamagara minister w'ubutabera ari nawe wari intumwa nkuru ya leta, bamubaza ati se mwiteguye guhindura itegeko nshinga ko muri 2015 noneho muri 2017 Perezida Kagame akaziyamamaza. Icyo gihe yahise basubiza yihuse cyane aravugira ngo ntabwo tuzahindura itegeko nshinga, Perezida Kagame mu ishyaka dufite abandi bantu bashobora kumusimbura bayobora igihugu kuko yaboye igihe kinini. Icyo gihe ni ikinyamakuru The Guardian cyari cyabyanditse, nacyo cyanditse iyi nkuru ngiye kubabwira, ari nayo ngiye kubabwiraho ubwino bwayo uko byagenze. Habanje kubaho ibiganiro by'umugabo witwa Terence Phone Saunders. Uyu nguyu ni umugabo ufite company bita Colgate. Uyu nguyu ni umugabo w'umwongereza, akaba afite iyo Colgate, ariko akaba ari umuntu ukora ibintu bya PR cyane. Afite ikigo gikora PR gihuza ibigo bikomakomeye, yagiye ajya mu bihugu byinshi cyane binakomakomeye ku mugabane cyangwa se ku mubumbe. Uyu mugabo yaje guhamagarwa n'itsinda ryitwa ngo Led by Donkey. Bamubwira ko bafite umushoramari w'umunyamalaysia ushaka gushora imari mu Rwanda. None uyu mugabo ababwira ko mu by'ukuri ari umuntu z'u Rwanda cyane, ndetse afite n'inshuti ye, afite n'umuntu bavugana cyane, ndetse uri ku rwego rwa nyuma ushobora no kuzaba ari mu bantu batatu bashobora gusimbura Perezida Paul Kagame. Uyu nguyu nta wundi yari Johnson Busingye. Aramubwira ko uwo mugabo bari kubabwira ubu ngubu ari Ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubwongereza.
babanje kuvugana kuri email, barandikirana barabivugana, none baza kwemeza ko bazahura n'uyu nguyu Ambasade y'u Rwanda muri mu bwami bw'Ubwongereza. Noneho iri tsinda rya Red by Donkey ni itsinda ryashinzwe muri 2018. Iri tsinda rikaba rikoreshwa na leta y'Ubwongereza rimwe na rimwe mu buryo bwo kurwanya ibitekerezo bimwe na bimwe, ahantu bamenyekanye cyane mu buryo bwo kurwanya bwo kurwanya biriya Brexit. Yes, yenda mwese murayizi, ntabwo ndibuze kujya kuyisobanura cyane. Ariko muri iri tsinda hajemo umunyamakuru wari wise ubushoramari wo muri Malaysia. Ariko mu kintu basabye Businge mu namba bivuze kugirana ko nawe yarabyemeye, baramubwiye bati rero turaza guhurira mu nyubako bita mu kintu gisa n'umutego bateze Johnson Businge, baramubwiye ngo turaza guhurira muri The Travelers Club iherereye London. Iyi club ahantiri ngenda ndagira ngo nyibabwireho gatoya, nahantu iyi club ahantiri bari bayizo cyane, nahantu ushobora gutwara uramutse V8 ushobora kugenda mu gihe gibura cy'iminota 5 uvuye kuri Ambasade y'u Rwanda. Byari byoroshye kuri ambasaderi guhita yumva ari ahantu heza cyangwa se hafi, atavuga ati nzinyabya tuze duhure tuganire. Businge yararebye nawe areba yenda kuri yenda yarakaza ku kabari cyangwa se ntiyaranakazi, aravuga ati aho ngaho nzahaza kuko abonaga yenda ari hafi cyane, kandi akaba ari akabari cyangwa se akaba ari ahantu heza kandi hanafite umutekano. Ariko igobye ryari ririmo nirihe muri aka kabari ka Travelers, ntabwo umuntu yemerewe kwinjira na telefone ifunguye. Ushobora kuyinjirana ariko telefone yawe ibizimije. Icya kabiri, bagira kumba gatoya abantu kaba karimo amatelefone rusange, yuramutse ushatse guhamagara niho uhamagarira. Ikindi, abagore bazamo ariko baza nk'abashyitsi, nta nama z'abagore zijya ziberamo. Ikindi cyagase muri ako kabari nta muntu uri hasi y'imyaka 14 wemerewe kwinjiramo, nta tabi, inzoga zo ziremewe. N'ahantu hatatu bahamagarira, hari muri parking, hari muri icyo cyumba akumba bakoze bita ngo ni phone booth, hakaba no kuri reception yenda uhageze ushobora guhamagara, ushobora gukoresha telefone yawe, ariko mu ndani nta telefone ikorerwa ihamagarirwamo. Ibyo rero Businge ashobora kuba yarabitekereje akavuga ati ibyo byose hari niko gahunda ziba zimeze, ariko ntatekereze ko cyangwa se ntibuke ko abo bantu bafite umutima cyese bapanze ibintu bo by'ukuntu bari buze kwinjirana utwuma dufata amajwi bashaka kuganira na Businge kugira ngo baze kumugwishamo cyangwa se baze yenda umuntu atamenye n'impamvu babikoze. Inama rapanzwe rero muri Kanama, Businge ajyayo kugira ngo wumve uremere bw'iyi club. Ni club yashinzwe mu 1919, yari nyuma y'umwaka umwe gusa intambara ya mbere y'isi irangiye. Icyo gihe harimo ibintu bya Napoleon, urumva abantu bose bari mu ngaruka yenda z'intambara y'isi, abantu baragiye batatana bagenda, noneho abantu baragiye bajya kubirwa Ubwongereza bwari bwarakoresheje cyangwa se bwari bwarugaruriye, baza gushinga iyo club. Iyo club rero kugira ngo bazajye bahurizamo abantu yenda abantu b'abagabo, abashoramari bakomeye, abambasaderi n'ibiki, kugira ngo baganire aho ngaho bungurana ibitekerezo ariko mu buryo bw'ishoramari. Icyo gihe umuntu umwe byaje guhabwa umugisha na wari prime minister icyo gihe witwaga Hell John Temple. Icyo gihe yaje kubimugisha iyo club nawe yari mu bantu bayishinze. Niyo mpamvu iyo club kugeza n'iyi saha yagize umutekano, igira igitinyiro, igira no kuvuga ngo abantu barayizera cyane mu buryo bw'umutekano, mu buryo bwo kurinda amakuru ndetse n'ibindi byose. Iyo niyo club bafashe Businge Johnson bajya kwiganiriramo. Bamaze kuganira, Businge yumvikanye ari kuvuga ku bintu bibiri. Yumvikanye ari kuvuga ku bintu byo kohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda. Avuga ko ibyo bintu bishyigikiye, ariko aravuga ngo ba prime minister, ubutumwa ashobora guha prime minister w'Ubwongereza ndetse na minister ushinzwe umutekano mu gihugu cy'Ubwongereza, ngo nuko bashobora kureba igisubizo kirambye kuruta icyo kuba, kuko iki ngiki ngo ni igisubizo kitarambye, ahubwo aravuga ngo nuko bashobora kugenda, kuko abantu impamvu bahunga ibihugu byabo ntabwo ari kubera umutekano muke, usanga atari kubera umutekano muke cyangwa se intambara, ahubwo n'ubuzima bubi ndetse no kubera ko baho nta kizere cyahazaza bafite. Businge Johnson we atanga igitekerezo aravuga ngo abo bantu abo binikira baza muri ibi bihugu, ahubwo Ubwongereza bwakabaye bujyayo bukareba ibiri kuhabura bukabihakorera, yenda akazi, gukorera akazi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Bongera kumubaza ku Banyekongo barasuwe mu nkambi ya Kiziba muri 2018.
icyo Businge yaravuze ngo byabayeho ngo none se ngo hano mu Bwongereza ho abantu ntibirirwa baraswa kandi bigaca kuri BBC buri munsi. Bishatse kuvuga ngo yarabyemeje ko ibyo bintu koko habayeho ukuraswa. Icyakora yongera aravuga ngo u Rwanda ndetse impande zose zize zakuyemo amasomo ku buryo ngo bitakongera kuba ukundi. Icyakora mu binyamakuru byanditse nk'ikinyamakuru bwiza.com nasomye nacyo ikamabwira uko cyabivuze. Bwiza.com mu nkuru yanditswe na Tuyizere JD cyangwa se Jean Dodier yanditswe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10/2013 ahagana saa 3:02 z'amanywa. Bagize bati Ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubwongereza, ariko titre yagiraga iti Ambasaderi Businge yaguye mu mutego. Baragira bati Ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubwongereza Businge Johnson yaguye mu mutego w'abanyamakuru bakora inkuru zicumbuye, avuga ibitari byitezwe kuri gahunda irimo kohereza abimukira ishingiye ku masezerano yo muri Mata 2022. Hashingiye kuri aya masezerano, guverinoma y'u Rwanda yemeye kwakira abimukira boherezwa n'Ubwongereza mu rwego rwo gutanga umusanzu mu kurwanya iyimuka ritemewe n'amategeko rishyira ubuzima bw'abimukira mu kaga. N'amasezerano kandi ubufatanye mu iterambere yamaganwe n'Abongereza batandukanye kugeza ku mukuru w'itorero Anglikani, kuko ngo u Rwanda si igihugu gikwiye kwakira abimukira bahunga ibibazo birimo imibereho mibi. Ambasaderi Businge muri Kanama 2023 muri Travelers Club i London bahuye n'uwigize umushoramari wo muri Asia washaka gushora imari mu Rwanda. Inama yateguwe n'umushoramari Transfen Founders, nawe utaruzi ko uyoherejwe n'itsinda Red by Donkey yari yobowe n'umunyamakuru Anton Barnett ari umuhimbano. Nkuko The Guardian ibivuga mu kiganiro bagiranye cyafashwe amashusho mu ibanga, yavuganye n'abo bantu kuri iyi gahunda yabimukira, avuga ko ashyigikiye amasezerano yo kohereza mu Rwanda. Gusa ngo ba minisitiri bo mu Bwongereza bagomba kubanza gusuzuma bakamenya igitera kwimuka abo bantu bava mu bihugu byabo baza mu gihugu cy'Ubwongereza. Yagize ati bakwiye kugira igitekerezo cy'igihe kirekire, bakwiye kugira politiki y'igihe kirekire yo gutuma abantu bihitiramo kudashyira ubuzima bwabo mu kaga baza mu gihugu cy'Ubwongereza, kubera ko ubu ngubu abantu benshi ntabwo bari kuza kubera intambara iri mu bihugu byabo. Oya, bari kuza kubera ko bihebye, bari kuza kubera ko badafite ahazaza. Abajijwe icyo abwira minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak n'umutekano w'imbere Suella Braverman kuri iyi gahunda, Ambasaderi Businge yasubije ko yababwira ko bibeshye cyane. Uyu mu diplomate yanasabwe kuvuga ku mpunzi z'Abanyekongo zarasuye muri Karongi muri 2028 ubwo zigaragambyaga, asubiza ko nta kundi byagomba kugenda. Ati yego byagomba kuba, none se niki umuntu, none se niki umuntu aricwa hano buri munsi kandi bigaragara kuri BBC n'ahandi. Ikinyamakuru The Observer cyavuganye na Businge kimubaza ku magambo yavuze kuri gahunda y'abimukira, asubiza ko bureba ibihugu byose byo mu majyaruguru y'isi, kuko igikwiye ari gushora mu bihugu bitera gushora mu bihugu bitera iyimuka, kandi ngo amasezerano y'Ubwongereza n'u Rwanda ni intambwe ya mbere y'ingenzi yatewe. Ati ibitekerezo byanjye kuri gahunda y'igihe gito irareba ibihugu byose mu majyaruguru. Naho kubyo yavuze ku mpunzi z'Abanyekongo zarasuwe muri Karongi, yasubije ko buri ruhande rwakuyemo isomo rwiyemeza ko ikibazo kitazongera. Ati amasomo yizwe impande zose bireba kugira ngo bitazongera. U Rwanda rufite amateka meza yo guha impunzi amahoro, umutekano ndetse n'amahirwe. Muri Gashyantare 2021 nanone ubwo ndacyasoma ikinyamakuru Bwiza, Businge Johnson ubwo ari minisitiri w'ubutabera ndetse akaba n'intumwa nkuru ya leta yaguye mu mutego w'umunyamakuru Mark Lamont Hill wa Al Jazeera. Yamushyizeho igitutu amubaza wishyuye indege yagejeje Paul Rusesabagina i Kigali mbere yo gutabwa muri yombi, asubiza ko ari leta y'u Rwanda yabikoze mu gihe u Rwanda rwashinjwe gushimuta Paul Rusesabagina. Ibi ngibi Paul Rusesabagina amaze no kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yarabivuze, avuga uko byagenze, avuga ibintu byinshi cyane, avuga ko ngo yashimuswe, mbese avuga kuri vibe yiwe. Ariko kuri ibi bintu bivugwa nabyo mbanze mbigarukeho wenda kugira ngo nkomeze mvuge, ngira ngo narimbaje kubumvisha buryo ki ambasaderi yeguye mu mutego, kubera ko we yari yizeye ko umutekano hari, yari yizeye ko nta bintu by'amajwi, kubera ko hari ahantu n'akabari kazwi nyine. Ariko bo baciye inyuma barenga amategeko agenga ku kabari, kuko iyo urebye kuri aka kabari uko gapanze nuko gahunda imeze, nta muntu winjirana telefone, nta n'ibyuma bifata amajwi, ni inama kandi abantu b'abagabo gusa.
abagore bashobora kuzamo ariko ari uburyo bw'abashyitsi yenda babatumiye, ariko nta nama z'abagore ziberamo muri iyi club. Ikindi ni club iri hafi cyane, iyi club ushobora kugenda iminota 13 uramutse ugenda mu modoka isanzwe, ariko kuri modoka ziba zifite speed yihuta cyane ni ahantu ushobora kugenda iminota 5-6 uvuye kuri Ambasade y'u Rwanda. Kubera ko Ambasade y'u Rwanda nimuza kubireba ushobora no kubyareka nawe kuri Google, uraza kubona ko Ambasade y'u Rwanda ituranye neza cyangwa se iri hafi y'iyo club. Mu ifoto yagaragaye hagaragara inzoga zigera mu 8, n'ibirahure bigira mu 8 n'inzoga ihenze cyane iri imbere ya Johnson Businge ari aho ngaho ari kuganira n'uriya mugabo. Ibyo bintu hari n'inyamakuru nagiye mbona, uretse ko navuga ngo ni ibinyamakuru nanone mbicyaha bivuga ngo ambasaderi ngo byaje bikoresha titre zitari nziza, ariko yenda nuko nguko yenda hari uburyo abanyamakuru bashobora kukugwisha muri munuza yenda ukavuga wisanzuye mu by'ukuri utazi ko abantu bari recording. Ibyo ngibyo hidden camera mu by'ukuri zibaho. Ntekereza ko hidden camera ari nayo yashyizwe kuri Ambasaderi Businge akavuga ibintu atari yiteze, atazi neza ko bari kumrecordinga. Nabo binjije kamera, binjiye muri icyo cyumba muri kamera mu buryo bw'ibanga, kuko abo bantu umutekano buri aho ngaho baze neza ko abantu bose bazaye mategeko, ndetse nta n'umwongereza ushobora gutinyuka kwinjiza kamera cyangwa se icyuma gifata amajwi muri ibyo byumba bari bagiye guramo na Johnson Businge. Ngarutse kuri ibi bintu by'impunzi muri 2018, ndibaza ko ari mu kwezi kwa kabiri, yego muri 2018 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 23, inkuru zaranditswe zirandikwa cyane n'ibinyamakuru bikomakomeye birimo BBC y'Abongereza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Izo nkuru zavugaga ko mu by'ukuri ngo impunzi z'abanyekongo zarashwe. U Rwanda rwavugaga ko ari impunzi ari abantu 5 baraswe muri ibyo ngibyo, ariko impunzi zose zikavuga ko ari abantu benshi. Byagenze bite? Mu cyumweru cyari cyabanje kuri iyo tariki 23 habanje kubaho ko impunzi z'abanyekongo zivuga ko ngo zishaka gukora kandi kazi, ndetse zikavuga ko zishaka gusubizwa iwabo. Ndetse ubwazo zo zavugaga ko ngo leta y'u Rwanda izifata ikazijyana mu ngabo cyangwa se mu gipolisi nta konsani yabo, batabitekerejeho, nta n'uburenganzira babasabye, bakafata kuko ari impunzi ngo bakabajyana mu gipolisi cyangwa se mu gisirikare. Nibyo zo zavugaga, ariko leta y'u Rwanda icyo gihe yavuze ko ibyo bintu ari ukubeshya. Ibyo bintu byanditswe n'inyamakuru BBC cy'Abongereza. Noneho baje gufata bakazajya bajya ku muryango, izo mpunzi zaje kwifata zikazajya aho UNHCR ikorera, kugira ngo zivuge ko zishaka gutaha mu buryo zavuga ko zishaka gutaha, ko zirambiye kuba ziri mu nkambi ya Kiziba. Icyo gihe haje kubaho inama ya UNHCR ndetse na guverinoma y'u Rwanda basaba ko izo mpunzi zisubira mu nkambi, ikibazo cyazo kikitabwaho. Ariko impunzi ziravuga ziti ntabwo dusubirayo, turagenda ariko mumaze kudukemurira ikibazo. UN nayo ikavuga iti ntabwo turi wakemurira ikibazo mukiri hano kuri office zacu, ahubwo ni mujye mu nkambi, kuko bari baje muri Karongi, mu mujyi wa Karongi aho UN ikorera kuri HCR. Baje kuharara mu gitondo, ahubwo kugira ngo babandi baharaye bagende, haje kuza abandi bava mu nkambi baraza nabo baza kuri office muri Karongi. Polisi y'u Rwanda yaje gusa naho itatanya izo mpunzi kugira ngo zisubire mu nkambi, ikibazo cyazo kitabweho. Bakoresheje bivugwa ko hakoreshejwe ngo ibyuka biryana ndetse n'uburyo bwo kurasa mu kirere kugira ngo impunzi zigende zitatanye. Icyo gihe bivuga ko ngo muri ubwo buryo yenda bwo kugira ngo basubire mu nkambi, ariko ngo ashobora kuba harabayemo impanuka hagafamo impunzi 5. Ariko impunzi zose kavuga ko ngo hapfuye abantu benshi. Nibyo ngibyo rero byavuzwe byo kuvuga ngo hari ngo inzego z'u Rwanda z'umutekano zarashe impunzi muri Karongi. Nuko nguko bisobanurwa nako ikinyamakuru BBC cy'Abongereza kibivuga. Ariko ibyo rero nibyo babashe kuri Ambasaderi Johnson Businge, bamuteze hidden camera akaza kuvuga ibyo bintu. Ariko uyu mugabo uvuga ko ngo yanahoze akorana n'ikigo cy'u Rwanda, yanahoze akorana na leta y'u Rwanda cyane, uyu wari nahamagaye Johnson Businge kugira ngo amuhuze ngo nabo biswe abashoramari. Yaje gutangaza ko ngo Businge ari umuntu wa gatatu ushobora kuzasimbura Perezida Paul Kagame. Mu nkuru ngiye kubasomera, reka yanditswe na Igihe, reka nayo mbaze nyibasomera uko yanditse, ntaza kuvuga ibintu uko bitari. Inkuru ubundi kuyivuga
yanditswe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10/2023 agana saa 7:59. Igihe cyanditse kigira giti u Rwanda rwitandukanije na Fan Saunders wavuze ibahanye n'ibyo rwemera kubimukira. Bavuze ko guverinoma y'u Rwanda yitandukanije na Fan Saunders ufite ikigo cyitwa Chergate kigeze gukorana nayo mu bijyanye n'itangazamakuru n'inozabubanyi nyuma y'uko yumvikanye avuga ibihabanye n'ibyo rwemera muri gahunda zitandukanye cyane ijyanye niyo kwakira abimukira binyuze mu masezerano rwagiranye n'Ubwongereza. Fan Saunders yumvikanye mu mvugo ihabanye n'ibyo u Rwanda rwemera mu kiganiro yagiranye n'abayobozi b'umuryango Led by Donkey ndetse bakaza kumufata amashusho mu buryo we atamenye. Abakozi baba babeshye Fan Saunders ko ari abashoboramari bashaka gushora imari mu Rwanda, bityo ko nk'umuntu wakoranye narwo yabafasha kumenya amakuru menshi kuri rwo. Led by Donkey n'umuryango usanzwe umenyerewe mu bikorwa bya politiki mu bihe bitandukanye wagiye wumvikana unenga ibyemezo bitandukanye bya leta y'Ubwongereza iyobowe n'ishyaka ry'abakonservateri. Muri gahunda z'Ubwongereza uyu muryango uri kurwanya cyane muri gahunda z'Ubwongereza umuryango uri kurwanya cyane muri iyi minsi harimo n'ijyanye no kohereza abimukira mu Rwanda binyuze mu masezerano guverinoma zombi zagiranye. Abakozi ba Led by Donkey bageze kuri Fan Saunders nyuma yo kumwandikira email bigize umushoramari wo muri Malaysia ushaka kumenya amakuru menshi kuri leta y'u Rwanda. Mu gusubiza iyi email, Fan Saunders yavuze ko koko iki kigo cye cya Chergate gifite amakuru menshi ku Rwanda kuko cyakoranye narwo mu bihe bitandukanye, ndetse ahita bemerera ko bagomba kugirana inama kuri Zoom meeting ndetse byarangiye inabaye. Muri iyi nama Fan Saunders yumvikana avuga ko u Rwanda ari igihugu kimaze gutera imbere mu bijyanye n'umutekano ndetse no kurwanya ruswa, ariko akavuga ko hari ibindi bibazo rugifite birimo abantu baburirwa irengero ndetse n'abashimutwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yumvikana anavuga ko Rusesabagina yashimuswe nubwo u Rwanda rwo rubihakana. Ibi Fan Saunders abivuga mu gihe u Rwanda rwagaragaje ibyaha by'iterabwoba Rusesabagina yarakurikiranyweho ndetse akaza kubihanywa n'urukiko nubwo nyuma yaje kurekurwa ku mbabazi za Perezida Paul Kagame. Nyuma y'uko ikiganiro gisohotse, guverinoma y'u Rwanda yashyize hanze inyandiko igaragaza ko hari byinshi bikivugwamo bitari byo birimo n'imikoranire y'u Rwanda na Chergate ya Fan Saunders. Itangazo rigira riti hari ibintu byinshi bitari byo muri iyi nkuru ya Led by Donkey. Urugero, Chergate ikigo cya Fan Saunders kivugwa muri iyi nkuru ntabwo gihagarariye guverinoma y'u Rwanda kandi nta nubwo cyari kiyihagarariye ubwo inama yabaga. Twashyize iherezo ku masezerano twari dufitanye n'iki kigo cya Fan Saunders mu gihe kirenga umwaka ushize. Rikomeza rivuga ko kubw'ibyo ibyo yatangaje Fan Saunders bitagomba guhabwa agaciro kuko nta shingiro bifite. Muri iri tangazo guverinoma y'u Rwanda ikomeza isobanura ko aho ihagaze muri iyi gahunda yo guhana abimukira yagarutsweho cyane muri iyi nkuru. Iti nta mpuwe zaba zirimo mu gukomeza kureka ikibazo kigakomeza kubaho. Niyo mpamvu u Rwanda rutewe ishema no gukorana na guverinoma y'Ubwongereza mu gushaka igisubizo cy'ibibazo by'abimukira. Kubera amateka ya vuba y'u Rwanda mu buryo bukomeye igihugu cyacu gifite aho gihuriye n'ibibazo by'abashaka umutekano w'amahirwe mu kubutaka bushya. Ibi byagize uruhare mu kugera uburyo bukoreshwa n'u Rwanda muri iki kibazo cy'abimukira, kandi inayo mpamvu u Rwanda abantu bakwiriye gufasha abashaka ubuhungiro ndetse n'amahirwe. Guverinoma ikomeza ivuga ko u Rwanda rushikamye ku ihame ry'uko umuntu wese yaba umunyarwanda cyangwa undi uwo ari we wese ahava hose bafatwa mu buryo bungana. Iri niryo rikomeje kuba izingiro ry'urugendo rw'u Rwanda kongera kwiyubaka. Ivangura iryo ari ryo ryose ntabwo hano ryihanganirwa. Ibi biri mu itegeko nshinga ryacu kandi bikomeza gushimangirwa n'ubushake bwacu bwo kubahiriza amategeko. U Rwanda rugaragaza ko mu bikorwa by'ubufatanye byose rukorana n'Ubwongereza uruhagarariye mu Bwongereza agira uruhare rukomeye mu gukomeza kubungabunga umubano ukomeye rufitanye n'Ubwongereza mu gihe rukomeje ubufatanye nabwo buri mu gahunda zitanga umusaruro mu nzego zitandukanye zirimo n'urwabimukira. Iyo ni inkuru y'itangazo ry'u Rwanda rya leta y'u Rwanda yamagana ibingibi uyu mugabo cyangwa se iki kigo cyavugaga kivuga ko leta y'u Rwanda mbese kivuga ibintu byinshi bitandukanye. Ayo niyo makuru abantu benshi bakomeje kwibaza ko igihe Busingye yavugaga ko ngo leta y'u Rwanda ishobora kuba ngo yaragize uruhare mu kwishyura indege yazanye Rusesabagina ngo haje kubaho nyuma yaho Busingye ngakaza ko
kwitakurwa kuri mwanya abantu bakibaza ese nanone azakurwa ku Ambasaderi, ese hari ibintu abantu benshi bakomeje gutekereza, yenda tuzagenda twumva uko amakuru azagenda za, ariko busesenguzi bwanjye n'ubusesenguzi bwanjye ndebye uko amakuru nyahuza, uko iriya nyubako imeze, ndebye uko bamuhamagaye n'ibiki, nuko ibintu byavuzwe n'ibintu byagiye byandikwa mu bitangazamakuru, nkabona ko ari uko nguko bishobora kuba byagenze. Ikindi ngarukaho yenda nanasoza na makuru akomeje kugenda acicikana y'abantu, na makuru akomeje kugenda acicikana cyane cyane kuri biriya bitaramo bya Ben mu Burundi, kuri uriya mudamu Jolie Claire wagiranye ibibazo n'abashu cyangwa se n'abantu bafite inyungu mu mitungo ye, avuga ko ifite ngo agashiro ka miliyoni zigera muri 400, aho shaka ko abayobozi bw'u Rwanda cyane cyane we yifuza ko umukuru w'igihugu ari ushobora kubyumva akabamukemurira ikibazo kugira ngo gikemuke, ngo nawe yongere yumve nk'umunyarwanda, cyane ko avuga ko ubu ngo ari mu buhungiro ngo atabayeho neza. Ni ikiganiro nzakora tukagira ikiganiro nawe nkakibasangiza, ndetse nkazana ku rubwino kuri ibingibi biri kugenda bivugwa ku bugome abanyarwanda bagenda bakorera abandi, kuvuga ngo umuntu avuye mu Rwanda agiye kwishyura amafaranga yica igitaramo cya mugenzi we, bose bari muri industry imwe, bose bashaka ari kuzamura ibendera ry'u Rwanda, umuntu akabona ko ari ibintu bidakwiye. Reka mbifurize ibihe byiza. Ni kuri KAME, ikiganiro ngikoze nijoro, no mpamvu yenda mubona kitari clear cyane, kugira ngo nze kubaha ubwino bw'ikiganiro kuri aya masaha nyine muri kukibonaho. Ndabashimiye.